dukomeje na gahunda yacu kwihugura muri rw'icyongereza ku bufatanye Rwanda e-learning association. Uyu munsi tujya kureba iki rero? Uyu munsi tujya kureba uburyo dushobora guhuza interuro ebyiri mu cyongereza twifashishije icyo twita connectors. Connectors mwumve nk'utuntu duhuza interuro ebyiri. Ndaguha nk'urugero, nka kumwe imodoka iba yaguye mu gishanga hakaza indi yo kuyikurura. Hari ukuntu afata umugozi umwe akazirika ku modoka imwe yaguye mu gishanga, bakazirika no ku yindi iri mu muhanda ikayikura ikavana mu gishanga. Uwo mugozi ubihuje nicyo kintu twakita nka connector. Okay, none hari ukuntu ushaka kubwira umuntu ngo ni nk'urugero, ndagukunda ariko utuye kure. Iryo jambo ariko rihuje izo nteruro ebyiri. Interuro ya mbere ni ndagukunda, ni interuro kwayo, ariko tujya ku yindi nteruro ya kabiri ivuga ngo utuye kure. Utuye kure nayo ni interuro kwayo. Iryo jambo riri hagati rivuga ngo ariko, ryitwa but mu cyongereza. Ni ukuvuga ngo ayo ni amagambo ahuza interuro ebyiri, aribwo ujya wumva umuntu ashobora kumara umunsi wose akamara ukwezi avuga icyongereza nta rundi rurimo aravangamo. Nuko abazi gukoresha ama connectors neza, akajya afata interuro ebyiri akazihuza n'eshatu, gutyo bikagenda neza cyane. Uyu munsi nicyo kintu tugiye kurebera hamwe, mwabyumvishe. Noneho ndaza gusaba utarakora subscribe kugira ngo dukomeze, banze ukore subscribe, kanda aho ngaho munsi hatukura handitse subscribe kugira ngo tujye twakomeza. Okay, mbibutsa yuko every single day dushyiraho isomo rishyashya, mujye muza kureba buri munsi nimugoroba haba hariho isomo rishyashya. Tudatinze muraza kunyemera dutangire n'interuro ya mbere. Interuro ya mbere iragira iti I like apples and oranges. Ni ukuvuga ngo tugiye gutangirana n'ijambo rya mbere twakita nka connector, ariryo rivuga ngo and, rivuga na, cyangwa se ukoresha uri kuvuga ibintu birenze kimwe. Sentence using and na. Okay, rimwe I like apples and oranges. Nkunda pome n'amaronji. Ushobora kuvuga ngo nkunda pome, nkunda amaronji. Akwiye byose ugiye kubihuza uravuga ngo I like apples and oranges. Igihe bishoboka gushaka kuvuga ngo I like apples ukongera kuvuga ngo I like oranges, ariko kumva ko bikugoye ndetse ari birebire, ahubwo tuhitamo gukoresha iriya connect and ukavuga ngo I like apples and oranges. Nkunda pome n'amaronji. Maraza kunyemerera tugere kuri kabiri. Kuri kabiri dufite iki rero? Kuri kabiri hari interuro igira iti she went to the market and bought some vegetables. Yagiye ku isoko ndetse anagura imboga. Yagiye ku isoko ndetse anagura imboga. Okay, murabyumva neza. Urumva ko irahuza interuro ya mbere ivuga ngo yagiye ku isoko agura imboga, aho ngo yagiye ku isoko agura imboga. Urumva ko dasanse neza akuvuze ngo yagiye ku isoko ndetse anagura imboga. Uri kubyumva neza ko iryo jambo ndetse ribihuza rimwe na rimwe rijya riba and. Okay, she went to the market and bought some vegetables. Yagiye ku isoko ndetse anagura imboga. Muraza kunyemerera tugere kuri gatatu. Kuri gatatu dufite iki rero? Dufite interuro igira iti we sang and danced all night. Twaririmbye turanabyina ijoro ryose. We sang, twaririmbye, and danced all night, tunabyina ijoro ryose. Wangu habaye igikorwa cyo kuririmba, haba n'igikorwa cyo kubyina, byose byabaye mu ijoro rimwe. Wajya kubihuza ukavuga ngo we sang and danced all night. Twaririmbye tunabyina ijoro ryose. Muraza kunyemerera noneho tugere ku yindi connector tuzi nka or, ivuga ngo cyangwa, or cyangwa. Muraza kunyemerera tugere ku rugero rwa mbere ruvuga kuri iyi connector. Kuri rimwe dufite iki rimwe, do you want tea or coffee? Mushaka icyayi cyangwa mushaka ikawa? Okay, ushaka icyayi cyangwa ushaka ikawa? Okay, urabona kiriya or ikoreshwa nka cyangwa, ni ngombwa yo kubaje ikibazo kirimo or uba ugomba guhitamo ikintu kimwe mu byo bakubajije. Okay, muraza kunyemerera tugere ku nteruro ya kabiri. Kuri kabiri dufite ikirero. Kuri kabiri dufite interuro ivuga ngo you can take the bus or walk to school. Bivuze ngo ushobora gufata bisi cyangwa ukagenda n'amaguru ujya ku ishuri. Hano harimo interuro ebyiri, ushobora gufata bisi, iyo ni interuro ya mbere, cyangwa ukajya ku ishuri n'amaguru. Urumva iyo cyangwa dukoresha kugira ngo duze interuro ya mbere n'iya kabiri bigira ubusobanuro buri perfect. Niriya jambo or mu cyongereza aya turi kwiga twitwa udu connectors, mujye mumenya kudukoresha n'igihe dukoreshwa. Gatatu, it is a cat or a dog. Ese ni imbwa cyangwa ni injangwe? Ese ni injangwe cyangwa ni imbwa? Okay, is it
a cat or a dog? Ese ni injangwe cyangwa ni imbwa? Okay, ugasubiza. Muraza kunyuma tujye ku yindi connector yitwa hanyuma. Then after, hanyuma. Then after, hanyuma. Rimwe, we will eat lunch, turaza kurya ibya saa sita. Then after, hanyuma, we will go for a walk, tujye gutembera. Turaza kurya ibya saa sita, hanyuma tujye gutembera. Ubona ko iri jambo hanyuma no mu Kinyarwanda rikunze gukoreshwa cyane. Ku rugero rwa kabiri dukoresha hanyuma dufite finish your homework, then after you can watch TV. Soza umukoro wawe, hanyuma ushobora kureba televiziyo. Soza umukoro wawe, hanyuma ushobora kureba televiziyo. Okay, muraza ko nyuma tugera ku rugero rwa gatatu. Kuri gatatu dufite urugero ruvuga ngo he read the book, then after he wrote a report. Yasomye igitabo, hanyuma yandika raporo. Yasomye igitabo, hanyuma yandika raporo. Izi ni intero ebyiri zitandukanye, hari kwandika raporo no gusoma igitabo, ukabihuza ukoresha then after ari ivuga ngo hanyuma. Hari n'indi jambo naryo rikunze gukoreshwa tuvuga hanyuma mu Cyongereza harimo ari abiri, aho dufite indi jambo rivuga ngo and then, naryo rivuze ngo hanyuma. Ku rugero rwa mbere dushobora kuhasanga iki rero? Kuri rimwe turaza kuhasanga ijambo rivuga ngo she studied hard and then passed the exam. Yize cyane hanyuma atsinda ikizami. Okay, yize cyane hanyuma atsinda ikizami. Harimo intero ebyiri, hari kwiga cyane no gutsinda ikizami, zose ukazihuza ukoresheje and then, hanyuma. Yize cyane hanyuma atsinda ikizami. Okay, maraza kunyemera tugere kuri kabiri. Kuri kabiri dufite iki rero? Kuri kabiri dufite intero ivuga ngo I went to the store and then came back home. Nagiye mu iduka cyangwa ku iduka cyangwa ku isoko, hanyuma ngaruka mu rugo. Harimo intero kugaruka mu rugo no kuba yagiye ku isoko, akazihuza akoresheje hanyuma. Nagiye mu rugo, nagiye ku isoko, hanyuma ngaruka mu rugo. Muraza kunyemera tugere ku nteruro ya gatatu. Kuri gatatu dufite ikirero. Kuri gatatu dufite intero ivuga ngo we played soccer and then had dinner. Twakinnye umupira hanyuma turafungura. Gufungura nyine no kurya. Mbibutsa ko dinner ni ibiryo bya nijoro. Okay, ibya saa sita byitwa lunch, ibya mu gitondo byitwa breakfast. Okay, hanyuma intero ya gatatu iravuga ngo we played soccer and then had dinner. Twakinnye umupira hanyuma turafungura. Urumva ko hari ukurya, hari ibyo byitwa gufungura, n'umupira babanje gukina. Byose wajya kubihuza uri nko kubwira umuntu inkuru, ugakoresha and then nk'icyo ushaka kuvuga ngo hanyuma. Turaza kujya ku yindi connector yitwa like. Iri jambo like rikoreshwa uri nko kuvuga ngo nkunda ikintu runaka. I like you, ndagukunda. I like football, nkunda umupira. I like watching movies, nkunda kureba filime. Ari rwo rugero dufite hano kuri rimwe ruvuga ngo I like reading books, nkunda gusoma ibitabo. I like reading books, nkunda gusoma ibitabo. Ariko mu buzima busanzwe ikoreshwa nka connector, tubirebera ku rugero rwa kabiri. Katugera ku rugero rwa kabiri. Kabiri dufite iki? He swims like a professional. Yoga nk'umunyamwuga. Hari umunyamwuga no koga ajya kubuzwa ngo he swims like a professional. Yoga nk'umunyamwuga. Wajya ku rugero rwa gatatu tukahasanga iki rero? Kuri gatatu dufite intero igira iki? Igira iti they act like they know everything. Bigira nkaho bazi byose. They act like they know everything. Bigira nkaho bazi byose. Okay, muraza kunyemera nshimire mwe tugeranye ku musozo w'iri somo. Watarakora subscribe, bandukore subscribe.